Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Hello, muraho neza nshuti bakunze Ibigwi byanjye TV. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turashimira mwe mwakanze subscribe, inama zanyu n'ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twe. Kuri wowe utarayikora, uyu ni umwanya wo kuyikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byacu bindi bikurikira. Nkuko mubibona dufite umutumirwa n'umuganga. Ni muganga nkuko yagiye bitubwira mu biganiro bishize byatambutse. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane nanone. Uyu munsi mutuzaniye iki? Uyu munsi rero nzanye nta kantu numvise ari ngombwa. Kuko maze iminsi mbwira abantu badukurikiye bijyanye no ku abagore batwite, abonsa, ibintu nk'ibyo. Ndimo rero ni documenta ndi gusoma nabonye akantu keza n'ubundi gakenewe kujyana nabyo n'ibyo bintu. Ku bijyanye n'urubuto nasanze rufasha cyane cyane abantu bose, harimo n'abagore batwite. Kandi abagore batwite duhura cyangwa bahura n'ibintu byinshi babana nabyo ubuzima bwose, bikabazaza kuzageza babyaye kandi hari ikintu cyabafasha. Mu mbuto turya buri munsi hari urubuto rumwe nabonye rushobora kuba rwabafasha bya bibazo duhura nabyo, iseseme za buri kanya, kumwuma, ibintu nk'ibyo bishobora kugufasha. Wa wundi wazinduka agakiragura gatuma agira ibintu byo kuma cyane yumagara, ntibibeho byanaho wenda bikabaho ku rwego rwo hasi bitari nk'urusanzwe rwo hejuru. Ubwo rubuto rero nta rundi ni indimu, niyo nashaka kugira ngo tuganireho. Indimu ifite akamaro ku mugore utwite? Umugore ku bantu bose ahubwo muri rusange, nuko nashimishijwe nuko hari icyo yafasha ku mugore. Ubundi abagore batwite nibo baba bafite ibibazo byo kutarya ibintu byose, bumva ko buri kintu cyose gishobora kubagiraho ingaruka, ariko indimu rwose ni urubuto yakwihata kandi rukamufasha mu buzima bwe bwo gutwita. Indimu bwa mbere numvise birantangaje, kuko indimu njya numva abantu bashaka kunanuka aribo barya indimu, nyine bari kwishyira ku marejime. Niko twari umugore utwite akoresha indimu gute? Ni akahe kamaro kuri we? Umugore utwite rero impamvu akenera indimu cyane, burya n'ibi bintu byose tujya gushaka kwa muganga ni byo kugira ngo bidufashe. Kandi tuba turi gushakamo za content za bya bintu bigize n'indimu nasanze ibifite. Indimu ni urubuto rukungahaye ku mavitamine menshi, cyane cyane y'akamaro nabonyemo vitamine C na B na vitamine B6. Indimu akaba ari urubuto rugiriramo rwihagije kuri acide nyinshi ishobora gufasha mu bintu bitandukanye. Iyo acide niyo mpamvu bavuga ngo irananura. Niyo mpamvu abantu benshi tuyizi ngo iyo uyiriye urananuka. Iyo acide ifasha mu gukamura ibintu by'amasukari cyane mu mubiri, kandi burya isukari iri mu bintu bibyibushye bituma ibiro byihuta ku muntu ukunda gukoresha ibintu by'amasukari. Rero ya ndimu iyo uyinyoye irabikamura kubera ya acide yifitiye y'umwimerere. Indimu ukuntu ifasha abagore batwite rero, ushobora kuyikoresha mu mazi y'akazuyazi, ukayikandiramo ugashyiramo nk'ikiko cy'ubuki n'ubuki ukanywa. Indimu utwite? Yego, bigufasha iki rero? Bya bintu by'amasesemi ya buri kanya biragabanyuka, wa mwuma wa buri kanya biragabanyuka bitewe n'amavitamine ariya vitamine C. Indimu ikungahaye kuri vitamine C ifasha ibintu by'uruhu. Amavuta akozwe mu ndimu cyangwa nayo ubwayo yisize ugira uruhu rwiza rutohagiye, kuko ifasha uruhu kwirema neza. Indimu iri mu bintu byongera ubudahangarwa, kandi umugore utwite nta kindi aba akeneye cyane ni ukongererwa ubudahangarwa bitewe n'ibyo bintu ikungahaye mu bintu by'imyunyungugu, ibyo bintu birimo bya mafere
bita butare bituma amaraso yiyongera, indimu nayo birimo byose. Nese kunywa ayo mazi akazuyaza arimo indimu twite ntibyatuma urubyara akana kadafite ibiro kananutse? Ntabwo bishoboka kuko ahubwo akana kananutse ushobora kukabyara iyo utabonye ikintu kigufasha ya situwasiyo irimo guhora uciragura iseseme y'ibintu byose, ukananirwa kurya, ukananirwa kunywa bijya kugatunga. Ariko iyo wiporogaramu ukajya ufata nk'ikirahure mu gitondo, saa sita wenda nimugoroba cy'amazi ashyushye akazuyaza arimo indimu n'ubuki, bikurinda wa mwuma, bikakurinda ya seseme yo gukiragura, bigatuma rero ugira na apeti yo kurya. Umwana gutyo ukamutunga. Indimu irimo ya vitamine B6 nigeze gukomozaho itera imbaraga, bigatuma udahora uzahaye nta tubaraga n'iki, bigatuma wagira n'icyo wikorera uri umugore utwite ntibigire icyo bigukoraho, bikwangizaho cyane, bikugabanyaho mu buzima bwawe busanzwe. Twibanza ku bagore cyane ariko no ku bandi bose barayikenera mu buzima busanzwe. Uretse ku nyine ku bagore twari dukomojeho, ubundi muri rusange ni akahe kamaro kandi k'indimu? Indimu ifite akamaro kenshi. Urumva no mu konje niba irinda ziriya ndwara z'umutima bitewe n'uko igenda igafata, ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Yego. Yakamuye ibintu by'amasukari n'iki, imitsi irazibuka, izaturinda ziriya ndwara z'umutima za hypertension, umuvuduko uri hejuru, bitewe n'uko yagiye mu mubiri ikagira neza, akayungurura neza ibintu by'amasukari. Ituma umuntu adashobora, ni gake ku muntu ukoresha indimu kuba yagira ikibazo cy'amasukari ari hejuru, amadiyabete. Ituma habaho iringanire ryiza mu mubiri ry'amasukari. Ifite ubundi bwoko bwa vitamine bufata ibyo turya, ariyo vitamine P. Bufata ibyo turya ukabuhindura mu mbaraga dukoresha buri munsi mu mubiri wacu. Indimu irinda igabanyuka ry'amaraso bitewe n'uko nakubwiye ko ikungahaye ku bijyanye na fere, ya myunyungugu dukenera buri munsi. Indimu irinda ibintu byo kuba wagira ariya amakanseri y'amabere, kanseri zose muri rusange, bitewe n'ayo mavitamine yihajemo n'iyo myunyungugu n'uko kuyungurura amaraso. Indimu nayo ni kimwe mu ngezi muri byo. Umuntu ukunda gukoresha indimu cyane cyane ntabwo azahura na cya kibazo cy'umwuma mwinshi cyane. Ahora kuko nta n'ikibazo agira cy'amaseseme kuvuga ngo sinywa amazi. Wowe gusa byubahiriza, ufata ayo mazi ukandiremo indimu n'ubuki, uba wabirangije byose. Babagore batwite bahora bakiragura bagira amaseseme ya buri kanya. Ubutandukanye na kiriya kibazo yego ntibigirwa n'abagore bose, batubwira ubushakashatsi butubwira ko ari n'ibitabo byinshi ni 50% y'abagore batwite. Ariko nubikize icyo kibazo urabizi neza nawe uri umumama, kirabangama cyane kugendana akadobo ukira ugeze. Iyo wamenye indimu ukayikoresha ntabwo icyo kibazo wongera kugira. Kugira ngo kuriya kuyongeramo ubuki n'iki byose n'amazi y'akazuya n'ubuji, kugira ngo ku barwaye igifu, umuntu ufite aside nyinshi y'igifu mu gifu, nibwo iyo uyiriye yonyine irazamuka kuko nayo yifitemo aside. Ariko iyo wakoresheje ubwo buki n'iki bisa nkaho gusa wenda ku muntu ufite igifu ntabwo aba ari recommended kuyikoresha cyane. Ariko indimu nabonye iyo uyikoresheje mu buryo bwa aribwo bwose, ni nabwo rubuto rwonyine rufite ibyo bintu byose, kugera yihariye no mu gishishwa cyayo. Buriya cya gishishwa cy'indimu iyo ugifashe ukagiteka mu mazi, nacyo wanywa icyayi cyiza, kandi nacyo gifite intungamubiri, gifite bya bindi bigufasha. Ushobora kuyinywa mu mazi gutyo, ushobora no kuyirya yonyine kandi igakora akazi kamwe. Hanyuma kumwe njya numva se ngo bayishyira mu maso, ngo umuntu akagira amaso akeye asa neza.
ibyo byo kuyishyira mu maso ukandiramo wenda ntabyo uravuze ko ntabwo nabisomye. Ishobora kuba ari kwa kundi abantu benshi bayiziho bazi ko ifite gusa icyo navuga ni uko ifite akamaro kanini ku ruhu rw'umuntu. Nawe byo gukandira mu maso ibyo byose nabivuga ko ntaho nabisomye, ariko wenda ntawemenya ngo twashaka iyo naribonye yabikoze akabitubwira. Ariko indimu ni urubuto rwiza rufite akamaro ku mubiri wose w'umuntu, ari ukurya mu biryo, ari ukwisiga ku ruhu, ari amavuta nayo akoze mu ndimu aba meza ku ruhu. Amavuta n'ibiryo biri mu ndimu wayirya mu masalade, wayinywa mu mazi, wayirya ibintu byose nta kibazo. Ni urubuto rwiza mbese rw'ingirakamaro rukenewe n'abantu bose muri rusange. Tukivuga ku mavuta yo arimo indimu, hari aho biba bihuriye na kuriya njyana bavuga ngo indimu ngo urayifata ngo ukayisiga mu kwaha ngo bigatuma utagira impumuro. Impumuro irahuye. N'aba bantu bagira uruhu rwisatagura, indimu iyo bayisize ruroroha mu ntoki, kumva iyo ukunda no kuzikoraho rwose ukasigamo indimu, bifite icyo bimara. Kugira ngo umuntu yizere ko yariye indimu neza, yajya yinywa nka kangahe mu cyumweru? Ntabwo wavuga ati umubare ntarengwa n'uyu, wowe uri porogaramu bitewe n'uko wifite cyangwa umwanya wawe cyangwa wumva ushaka kubikoresha. Sogera nuko wifite indimu. None se ntigurwa amafaranga. Igurwa amafaranga, ariko twibwira ko ku muntu ufite intego yiwe uza akamara imumariye, ndumva ko itamuhenda. Yajya yikoresha nka kangahe mu cyumweru? Mu cyumweru cyangwa ku munsi ahubwo? Ku munsi. Ku munsi byaba byiza ikinyobwa cyose igihe ushatse kunywa amazi ugiye ukandiramo indimu byaba ari byiza. Nk'aba mama bagenda mu kazi mu gitondo ugafata icupa ryawe ry'amazi ryagurudu ugakandiramo indimu. Dusoza, ni iyihe nama wagira umuntu wumvisha ibyiza by'indimu ariko kubera ukuntu akavuga ati njye ntago nayirya? Iyi nama namujyana ukujya afata agashyiramo ubuki. Ni ukujya ayifata agashyiramo ubuki kugira ngo itamururira. Ikindi ntakayirye yonyine, ajya ayivanga n'amasalade n'ibindi bintu. Icyanyuma, indimu yagufasha. Hari n'abantu badashobora kunywa amazi, ariko iyo indimu uyinyoye mu mazi bituma n'aya mazi yakunda, ahubwo ntabwo iba ikirura, ahubwo bigufasha kunywa n'aya mazi yakunaniye. Ahubwo nanone ni inama ku bantu badakunda kunywa amazi, niba warananiwe kunywa amazi kandi tukaba tukwiga ko amazi ari meza ku buzima, ari ubuzima, jya uyafata ukandiremo akadimu, ugendane gurude yawe cyangwa nayo uyigendane mu ntozo, nashira ushaka ukandiremo kugira ngo bigufashe. Bizagufasha kunywa amazi igihe cyose akenewe mu buzima bwawe, bigufashe n'ayandimu kugira icyo kumarira mu mubiri wawe bitewe n'ibyo uba wariye. Twabonye ko ugenda ikaregarariza ayo masukari, igafasha gukamura ayo masukari mu mubiri, ibyo binure amaraso akagera neza, imiyoboro y'umubiri wawe ikazubuka. Indimu ni ikintu wakoresha mu bintu byose cyakunaniye, n'ikintu cyose cyakunaniye wumva kikurira. Iyo ukandiyeho indimu bwa burure burashira, wumva kiryoshye. Mugabo murakoze cyane. Namwe murakoze. Nshuti bakunze Ibigwi byanjye TV, iki cyari cyo kiganiro cy'umunsi aho twarebaga ku byiza by'indimu. Ibiganiro byacu nakagaruka, mugira ibihe byiza. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe.